Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu ni mu mujyi wa Goma harangiye ikiganiro n'itangazamakuru by'umwihariko cyagarukaga ku hazaza h'ihuriro AFCM 23 mu gihe leta ya Kinshasa yobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ikomeje kugenda ibagabaho ibitero mu bihe bitandukanye, aho rero hibazwa ngo hazaza bimeze gute, ese ibiganiro by'idohabyo amaherezo nayahe. Akanya ndi kumwe na mugenzi wanjye Mukwa Olivier cyangwa se uzwi nka Bobo, ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi imbere na mbere. Tugwaye ikaze kuri BNB Kigali FM. Murakoze cyane. Twari kumwe mu kiganiro n'itangazamakuru, ni ikiganiro by'umwihariko ukurikije uvugiwe aha bati Oscar Barenda bati intambara noneho yamaze kwerura, Tshisekedi akomeje no kwerekana ko ari tayari, nako turi tayari. Ibintu bishatse kuvuga iki amaherezo nayahe? Nuko imirwano igiye gutangira. Habajwe ibibazo byinshi bya Kabila, ibiki byose byari byinshi, ariko batumije press conference kugira ngo batange umugabo yuko bamaze igihe bagabwaho ibitero n'amadrone n'iki byose muri Kivu ko naho bagiye kurwana. Kandi ntabwo mwese mwashaka ngo bakora iki, bagidoha bajye kuganira. Oya, iyi ni intambara ifite uburyo yubakitse, inani yubatse ko bazarwana. Uyabone script yanditse se? Zamwe ngo heho kopi. No ngo nimba bagomba kurwana, ibyumba by'ibiganiro byo bishyira ku ruhande, hazamo ubukoroze bwinshi bumeze ukuntu, ariko ni ukurwana kuko mbona Uvira kugera Karemi, Warikare bamaje, nubwo nabavuga gutya bamaje kudiployinga abasirikare rega. Baramakamyirwa ajyana za Warikare benshi no muri Sud Kivu benshi. Mbese barataka ngo ari kugabwaho ibitero na guverinoma igataka kubohereje abasirikare benshi. Mbese ni nk'amakipe amaje kujya yitegura, buri wese agaragaza ko yiteguye, umusifuzi akaba ari ubura gusa. Ariko nabarinda arabishimangiye ati none natwo bigeze turi tayari. Oya, so baturutse Bunagana baraza bagera hano Goma bagabwaho ibitero. Mbwira baturutse iyo bagera hano baragenda bagera i Bukavu bagabwaho ibitero. Izi ni strategy nyine za zintoza zo kubwira opinion, kuko ntago ni nkuko bamwaje ibya Donald Trump ko nanga higendeyeho gahoro. Yavuze ati nimba ari amabuye Kizedi yamuhaye ngo amuhereze Kongo, twe ntago ari byo turwanira. Ntiturwanira amabuye, twe turwana kubaho kwacu. Ese by'umwihariko ibiganiro by'amahoro cyangwa se ibiganiro byaduha, tuvuge ko ubungubu naho bigeze nta kindi kintu bigitanze nk'umusanzu, cyangwa se tuvuge ko noneho bitagishobotse 100%. Aho ni ujye unsubiza inyuma rero. Nakubwiye ngo ibi ngibi ntabwo nta biganiro birimo. Ibi ni intambara ifite gahunda iriho uburyo iki gice cy'Iburasirazuba Donald Trump azagitwara, hari n'abazakirageza. Uraza kureba uburyo Muhoza aho yagiye azenguruka n'iki ngo ari muri operation n'iki byose, naho ngaho hashyiremo. Kabila ntabwo ari aha yicaye gutya gusa, ntabwo yaje mu kiruhuko hano hirya. Hari imisiyo yamuzanye, yihorere uzayibona nyuma yuko nubone mu Ventura yageze muri Manyema, yageze ikintu, ubwo uzabona ibizakurikira. Kandi ibi byose kugira ngo Kongo izashwanyagurike n'Ikisegedi ugomba kubikora. Twabonye haba itangira ry'amashuri. Ibi byo bisobanuye iki kuba itangira ry'amashuri riri kuba? Bamwe mu minsi ishize bati igihe kirageze ngo M23 ive mu bice yafashe. Ibi byose biburebye mu mbone zawe ubona biganaye? Ibyo ngibyo ni nkabye nabavuga ngo gufata u Rwanda ngo no gufata ihene ngo bazavemo. Kandi nkubwira ko bifite script yanditse, ahubwo bamwe nkakubwira ibirimo. Harimo iki? Handitsemo yuko ibice by'Uburasirazuba bizagenda, by'Amajyepfo bizagenda. Ibiganiro byagaragara icyo bita Sun City ya kabiri. Ibi byatabombekesha kuzana ibya Sun City, akaba ngo perezida w'inzibacyuho guverinoma bikongera bigasubira handi muri 2022 h'imyaka 23 ishize. Kuri iyi nshuro noneho ntago ibibazo bishobora gukemuka. Kongo bayifatiye ibyemezo ko ntago ushobora gukemuka. Federalism abantu b'Kinshasa barayanze, niyo gukemura ikibazo kukiyobora ni wazana Yesu ntiyakibashije igihugu. Kimeze gutya nta wawe umuntu wakibasha. Kandi ab'Kinshasa ntibashaka gusangira ubutunzi n'igihugu. Bashangwa hano Iburasirazuba Amajyepfo se amabuye ibigurishwa byose bajye hari, hanyuma barye barara mu tubari bamwe baceza ndomboro. Ntago bizakomeza gutya. Mu mbone zawe ubona kugira ngo habeho nyine amahoro aboneke by'umwihariko hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na FCM 23, ibyo bintu 100% waciteka ko bidashoboka bitazijya binabaho? Kandi ngewe unshubije inyuma navuye ko bagomba kurwana, uruma nuzayibona bagiye mu biganiro bizagenda biza
ibiganiro bizagenda biza gahoro gahoro, ariko byo kurangaza abantu banzu bare dufite Nairobi, tukagira Rwanda, tukagira Sadek, tukagira EAC, Sadek ivanze na EAC, Union Africaine, ibiki byose abahuza n'ubu ni batayo, abahuza iyo bateranye ubwabo, kandi ibintu byoroheje. Uzajya bibaza ngo 2023 amatora ajya kuba Amerika yavuze, Anthony Blinken yavuze ko yaganiye n'u Rwanda na Congo ko agiye kubaha agahenge k'ibyumweru bibiri kugira ngo amatora agende neza, amahoro. Ibyumweru bibiri byashize nta muntu urashe isasu. Ngo nimba nabwiye abantu ngo hashire intuza ibyumweru batarwana ntibarwana, mvuze n'ukwezi ntibarwana, bakumara batarwana. Ibyo nawe ibyo byibazaho. Iyi ni intambara itandukanye n'izindi zabayeho, irimo ubugambanyi ndengakamere, irimo ushobora kubona perezida yica akavuga ijambo kandi afite irindi, akaba yavuga ngo Kabila n'umugambanyi bagiye kumukatira kandi bagana nimugoroba. Urabyumva? Abantu mufata ko ari abanzi, simvuze n'abandi muri iyi ntambara bitwa abanzi, uzinyuze mu nyirabwenge wibaze ko bashobora kuba ari abanzi. Kugira ngo wumve neza iyi revolution iri kuba, uva kuri tele hano ukajya nka Washington ukicarayo, kuko wumvishe ibyo maje kubwira mu press conference bitandukanye n'ibindi biba byanditse, kandi ibyo bizaba. Twiteguye kujya mu biganiro, kandi nabo ko biganiro nta bizaba byo guhura bakicana. Nibi ngi babona byabiraga Doha, wigeze kuvuga ko baganira, babazana draft bakayigaho bakayisinya. Nuko nguko yateguwe na Washington na Doha. Ariko rimwe FCM bavuze ko noneho leta ya Kinshasa noneho itakyohereza abantu bameze nk'abakomisiyoneri, noneho ko itangiye kohereza noneho abantu basa nk'abisumbuye byihorere kugira ngo mwumve neza. Hano uzanye usome accord ya integration regionale yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Congo. Uzagenda uyasome guhera imbere kugeza hasi, nibwo uzamenya ibyo ari byo. Dusoza nyuma y'i press conference tuvuge ko ibyo by'iyo ntambara tuvuge ngo noneho birarangiye, igiye kuba direct cyangwa wenda mu mboneza wenda nk'uko wenda ubona hashobora no gukomeza akaba n'ibindi biganiro n'itangazamakuru buri munsi baratimbagurana buri munsi. Ariko ntago noneho uruhande rurerure ngo ruvuge ngo tutangiye intambara cyangwa mu buryo bugaragara. N'ubundi ntagiye bigeze bibaho, kuko ntago abantu abo bose uburyo bakora ni gutya, ntago bazigera bakubwira ko bazashiduka barwanya. Basohoye itangazo ngo hapfuye abaturage, tugiye kubasubiza, tugiye kurwana. Mu mboneza zawe dusoza, ahazaza h'ibintu turi kubona ni haragana gute? Ni intambara mpaka ariko buryo ikintu cyose kiba gifite amaherezo yacyo. Mu mboneza ubona iherezo ry'ibintu hari igice bavuga ko gituwe n'abanyarwanda, kizaba imirwano kandi hazapfamo abantu benshi. Banzu bari ku munsi apfa nk'abazarenga 100, ubwo ni 3,000 ku kwezi. Intambara nimba izamara indi myaka 2 azapfa 100 ngahe by'abazarendo. Ibyo mujye mwibaza iyo ko uyu mujyi turimo ubwo bazarendo bageze barenga 3,000. None se ni intambara izagwamo abantu benshi, ariko biriya bice nkaho urangwa ngo banzure igice cya ruguru cy'Ubugande kire kizagenda kuri teatre kuri ya kigende Katanga, ntago hazagorana. Ibyo abantu bateza ko bidashoboka uri mwaka birashoboka. Mu mbone zawe AFCM 23 ubona ifite imbaraga cyangwa ubushobozi bwo kuba yakora Tshisekedi Burundi bikarangira? Muri Messi ifite ntago ibyo birimo. Hano umukino rero hano muri Congo buri wese afite misiyo ziwe. Ari gukora Tshisekedi nta sinkubwira azikura zirukanka ko nawe mu bari mu mushinga wo gusatura Congo niwe metre. Mwe mubona buri munsi akatira abantu ngo urwo gupfa muzabyibaza impamvu bakatira. No kugira ngo bibe binyeshyamba bizagaragaye ko byanyuze mu mucyo. Niyo misiyo Tshisekedi niwe uzabikora. Kuko byagakoreye umunyagihugu wa nyawe. Ni mpamvu yahawe no kuyobora iki gihugu. Abatekereza ko amahoro yaboneka 100% muri iki gihugu muri ibihe byo babyibagira, ahubwo bajya bagira inama ahantu match igeze babwire imiryango yabivuyeyo, kuko n'abazicwa hano nta butabera buzatangwa. Ushingiye kuki uvuga ibintu bizaba n'ibintu bitari byabo. Hari umuntu mu kutabwa ko ngo wishe umuntu muri intambara ubiryozwa. Usabisha abatutsi hano muri Goma kabatwika barabiryojwe. Abisha abanyamurenge se cyane ubona ko abanyamurenge bahashiriye.
buri munsi abanyamurenge ntibicwa. ku bwawe dusoza hari icyo utekereza nk'umuti w'ibi bintu? Umuti ku buryo abantu barekeraho kwicwa cyangwa se ndakajya nibura basi n'agahenge kakaba kaboneka mu buryo ni ukugira amakenga, abona imvura igeze wawe ugashaka aho ugama. Nkeka ko Goma ifatwa hari abantu baje bajya nkamira, umutekano ugarutse barongera baragaruka. Nicyo nasoreza abantu bimenya.